Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Tuganira ijambo ry'Imana kuri Saveur Divine. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Florien, mugiye kuganira ijambo ry'Imana, musabye Imana. Hanyuma rero tugiye kuganira muri iki cyumweru ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo waho wa 2. Reka tuwusome kugira ngo tuwuganireho. Haravunditse ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Tugiye kwifashisha aya magambo, ariko umutwe w'amagambo nifuje ko tuganiraho ni ijambo rivuga ngo gutungana rwose. Gutungana rwose bitandukanye no gutungana. Wenda bazi ibyo guteka, murabizi ko hari igihe umuntu ateka nk'ubugari bigasaba ko abuhindagura kugira ngo bushye. Rero hari igihe abantu bashobora guteka, bagateka amasaha angana, bagakoresha umuriro ungana, bagakoresha n'ibikoresho bingana, ariko wareba icyo batetse ugasanga nticyahiye ku rwego rungana. Ugasanga umwe cyahiye uruhande rumwe, undi cyahiye ibice bimwe na bimwe, hari ahandi hatahiye hatageze umuriro. Ibyo rero ntabwo biterwa n'ikindi, nta kiba cyabuze, haba habuze strategy zo kugira ngo icyo kintu gishye cyose, kuko umuriro uba uhagije, inkwi ziba zihagije, amazi aba ahagije, umutetsi aba ahagije, ibikoresho biba bihagije, ariko ikiba cyabuze ni strategy. Iri jambo rero guhinduka rwose ritandukanye no guhinduka muri Kristo. Bibiliya iratubwira ngo Efurayimu yivanze n'andi mahanga, amera nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Donc birashoboka cyane ko umuntu ashobora gusenga imyaka myinshi yaranahindutse rwose, atakiri umukozi wa Satani, ariko atarahindutse rwose. Birashoboka ko ushobora guhinduka pe, ugahinduka ukavuga ngo mpisemo guhora nkizwa, ariko ugahinduka ntuhinduke rwose. Atese abantu bahinduka bate batahindutse rwose? Ubundi ikimenyetso simusiga cyerekana ko wahindutse rwose ni ukugira umutima mushya. Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nguwo nubwo yari kumwe n'Imana, ariko yabonye ko kugumana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, yisiga kamero k'umuntu, yemera gupfa urubi rw'imbata, ndetse yemera gupfa urubi rwo ku musaraba, ndetse apfa nk'imbata, apfa urupfu rubi, abaho ubuzima bubi. Kandi ibyo byose abikora kubera umutima wari umuteye kubikora, umutima w'urukundo, umutima w'imbabazi, umutima wo gucungura umuntu. Rero biba bibabaje iyo hari umuntu wakwitangiye kugira ngo ubeho neza, ariko wowe ukaba udashobora kwiyitangira ubwawe kugira ngo ubeho neza. Kubaho neza rero ni iki? Ni uguhinduka rwose ukagira umutima mushya.
hari impamvu rero, kuko ubundi normaroma ntacyo byaba bimaze guhinduka rwose biramutse bidafite icyo bimarira uwabikoze. Icya mbere dusoma hano muri iri jambo Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo impamvu ngo ni ukugira ngo umuntu amenye neza iby'Imana ishaka. Ntabwo ushobora na rimwe kumenya iby'Imana ishaka udafite umutima mushya. Yohana yabivuze ngo iki? Yaravuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntabwo babyawe n'umuntu, ahubwo babyawe n'Imana. Yaravuze kandi Yohana mu rwandiko rwa Yohana yaranditse ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Icyakora uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko icyo tuzi neza ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Rero ahangaha nicyo kintu gituma uhinduka rwose, ni ukugira ngo umenye iby'Imana ishaka. Ntabwo rero abantu, hari igihe ugarukira ku kumenya iby'Imana ishaka ukagira ngo byarangiye. Ntabwo biba birangiye. Ubundi iyo umenya iby'Imana ishaka niyo ntangiriro yo gukizwa k'umukristo. Umuririmbyi yararirimbye ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Iki gihe rero iyo amaze kukumurikira, iyo umaze guhinduka rwose, ikimenyetso cya mbere ni uko umenya iby'Imana ishaka. Ariko kubimenya ntibihagije. Hari ababimenya bagahagarariraho, ari bo bamwe bumva ijambo ry'Imana, ariko ukabona nta gikorwa akora, ukabona ntatera intambwe, ukabona ntafasha abantu, ukabona nta murimo w'Imana n'umwe yitabira, kandi rwose yarahindutse, kandi rwose yaramenye iby'Imana ishaka. Ariko Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo ibyo byiza ngo ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ni ukuvuga ntabwo kubimenya bihagije, ahubwo kumenya ibitunganye rwose, ibitunganye rwose. Ni ukuvuga ngo hari ibintu muri iyi si bisa nk'ibitunganye, ubona rwose ukabona ntacyo gitwaye, ariko wakigera uruhande ukitegereje ukabona ntabwo gitunganye rwose. Hari igihe ubona igiti ukabona imbuto ziriho, ukumva rwose uriya mwembe, ririya tunda rimeze neza, ukaryegera ugiye kurirya. Buriya ibiti bigira amoko, bene data. Hari igihe igiti Yesu yasanze akivuma cyari igiti gifite amababi menshi n'amashami gitoshye, ariko acyegereye abura urubuto. Hari rero icyo ni igiti kimwe. Hari igiti cyakokotse, icyo ukibonera kure ntiwakwirirwa ukijyaho. Ariko hari n'igiti gitoshye cyane ugira ngo cyagira umumaro, ariko wacyegera kikamera nka kimwe Yesu yahuye nacyo ukakiburaho imbuto. Hari n'ikiba gifite imbuto. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo gutungana rwose bisaba gukora iby'Imana ishaka kandi ukabigenderamo. Hari igihe rwose ucyegera ukabona n'imbuto, ariko kubera ruteze urubuto ruteze, warurya rukakururira ugacira, kandi wari urusoromye ari urubuto rwose ubona runejeje. Ibyo ngibyo rero hari igihe kiba gitunganye ariko kidatunganye rwose. Gutungana rwose ni uko niba ari itunda ryera umusaruro w'itunda, warirya ukumva ni itunda uriye. Mukristo, muntu w'Imana, wowe ushaka gukurikira Imana, guhinduka rwose ni uguhinduka mu ngeso. Umuririmbyi yararimbye ngo ubwo wampinduye umwana, none umpindura ingeso, kugira ngo undeba wese aguhimbaze. Hari igihe rero uhimbazwa n'abo mwahuye unezerewe, ariko abo mwahuye mu wundi mwanya bakaba batahimbaza Imana. Guhinduka rwose rero ni uko uhora utunganye. Umuririmbyi yararimbye ngo ujye umena burinde bucya, ujye umena burinde bucya. Ntunganye unyeze, umene, kandi ujye umena burinde bucya. Gutungana rwose ni ugutungana saa sita, gutungana saa munani, gutungana nijoro no gutungana ku manywa, gutungana uryamye, gutungana uri ku kazi, ugatungana rwose. Umuntu wese ugusoromyeho urubuto rukaba urubuto ruryoha. Nibyo Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo
nicyo kintu cyonyine numva nabifuriza, nuko mwatungana rwose. Umutwe w'amagambo wa hano twasomye muri bice 12 Pawulo yandikira Abaroma, umutwe w'amagambo uravuga ngo ni imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Ni ugutungana rwose, gutungana rwose, guhinduka rwose, umuntu ugatungana, ibitekerezo bigatungana, ibikorwa bigatungana, ubuzima bwawe bugatungana. Ndumva aricyo nabifuriza, nanjye nkiyifuriza, nibwo tuzakora iby'Imana ishaka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimye Kristo, wowe wemera kugabura ijambo ryawe kandi ukarigenera abana bawe mu gihe gikwiye. Iri jambo ntabwo nzi igihe rizamara, nta nubwo nzi umubare w'abazaryumva, ariko impamvu nsenze ntawe usengera ijambo ryawe, ahubwo nsengeye imitima izaryumva kugira ngo izafunguke yumve icyo washakaga kuyibwira, maze nuza ntituzakorwe n'isoni nk'abatarumvise. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.